bafata umuhoro arangije bakata uwo muntu wari uri muri abo ngabo, bamukatamo hagati, bamukuramo inyama, bavugaga ko ari umutima, bawushyira ku mushito, baravuga ngo bagiye kuwokereza mu biziba, niho bagiye kuwokereza, bagenda bari kuwurwanira. Bafata bya bisongo bari bafite ibisongo bishyashya, bakajya babacishamo umwe n'ikimunyuremo, bagacisha hirya bakanyuzamo n'undi, nta nubwo bigeze babica ngo babahwanye. Abagore barishima bari aho ngaho, n'abana b'urubyiruko bari bahari bashungereye, mbese nta bantu bari bakiba mu ngo zabo, harimo gushungera no kutwishima hejuru. Mugenzi wanjye twari kumwe yashatse kuva muri iyo ngarani twari kumwe, arambwira ngo se wabo 5 yariwe n'imbwa, arasara, arambwira ati singiye kuzapfa nsaze, ngiye kugenda banyice. Twagize amahoro, twaratotejwe bikomeye, turatotezwa ku ishuri. Ndibuka ku ishuri bajyaga baduhagurutsa bakavuga ngo abahutu bahaguruke, abatutsi bahaguruke, abatwa bahaguruke. Twaricaraga abatutsi tukanga guhaguruka, mwarimu akaduhagurutsa, akatwigishirizaho amateka ngo abatutsi ngo kera ngo bajyaga bafite amacumu bagahagurukira ku bahutu. Iyo twageraga rero mu gihe cy'amateka twaratotezwaga cyane ndetse tugakubitwa. Byageze aho mwarimu adutuma ku ishuri ngo tujye gushaka igisekuru tukimuzanire, yagira ngo amenye turibo. Nageze mu rugo mbaza papa, ambwira igisekuru cyacu, papa arabyanga, we yarazi ibyo ari byo, ariko njye ntago nari nsobanukiwe. Numvaga baduhagurutsa ngo turi abatutsi ku ishuri bakabitubwira. Mbaza mama, nawe arambwira ngo mbaze papa. Narabirebye, twari dufite mwarimu wari ufite amahane cyane, ndavuga rero aho kugira ngo ngere ku ishuri bankubite, mfata abasaza banjye ko papa yari twari abana benshi cyane mu rugo, abana ba papa ndabafata mbashyira ku rupapuro, ndagenda ngeze ku ishuri abari bumvuga. Aranshimira ariko arambwira ngo nyine nanjye nsobanukirwe uwo ndiwe. Byarakomeje turatotezwa, bigera noneho mu baturage twari duturanye, hari aho twari dutuye ni muri serire, hari serire Bwuzuri, secteur Muhoza, commune Kigombe, prefecture Ruhengeri. Ubu ni umudugudu wa Kabogobogo, akagari ka Cyabararika, umurenge wa Muhoza, intara y'Amajyaruguru. Nahangaha twari dutuye muri uyu mujyi wa Musanze. Ngiye kubagezaho rero urugendo twagenze, twatotejwe n'abaturanyi baratwanga ntacyo dupfa. Papa wanjye yari mekanisiye yigisha abantu bose atarobanuye, ariko mu by'ukuri twahoraga ku itotezwa ridashira. Twarahunze, icyo gihe birakomera, turahunga tujya muri Cyabararika. Papa aratubwira ngo nta gahunga, arasigara, turagaruka tuza guterwa n'icyo gitero cy'abaserire kigizwe n'abakonse n'abaserire. Uwo muserire wari ufite amahane cyane, bamwitaga Midago, yari yaratuzengereje, agahoraza agashyiraho basaza banjye dosiye ngo twasuwe n'inkotanyi, turi mu rugo bari bacumbikiye inkotanyi, basaza banjye bagafungwa, bakuru banjye bagakubitwa. Igihe cyinshi bahoraga babazana hano kuri komine, burugumesitiri akemera bakabafunga kandi mu by'ukuri ntacyo bazira. Papa yakoreraga mu ntara kenshi ntago yagabaga hari, yaza tukabimubwira, akaza agatanga amafaranga kugira ngo babarikure. Twazaga tubazaniye ibyo kurya, tugasanga harimo n'abandi bahafungiye, bamwe twumva baravuze ngo babajyanye kubarasira hano muri Gurupoma. Twumvaga amasasu bakatubwira ko ari inyenzi bafashe bagiye kurasa, babajyanaga muri iki gitari cya Gurupoma. Icyo gihe twari dutuye hano muri Mubona, muri Mugara, niho twabanje gutura. Baradutoteza bikomeye. Papa yari afite igaraje hano muri Cyabararika, twakundaga kujya kumurebayo, ubundi akaza mu rugo. Byarakomeje rero, ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri muri 1993 nabwo baza kuvuga ko inkotanyi zateye mu Kinigi, zageze no mu Ruhengeri.
nabwo twagiye kubona tubona igitero cy'abaserire kiraje, harimo n'abandi baturanye, baraza bajya mu makaye, barampamagana ngo nimbazanira amakaye yanjye ngo barebe ko nandikirana n'inkotanyi. Papa arababwira ati uyu n'umwana ntabwo abizi, ariko mu by'ukuri niko papa yatangaga amafaranga bashaka gutwara abasaza banjye, nabwo ari induru zikomeye badushyiraho amadosiye ngo turi inyenzi ducumbikira inyenzi. Byarakomeje rero, ndibuka icyo gihe hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 1994, ubwo bavugaga ko Bucyana Martine yapfuye, perezida wa CDR. Nabwo icyo gihe twagiye kubona nijoro nko mu masaa 6:30 tubona umuturanyi twari duturanye bitaga Gisimba, umuhungu wa Dionisi, araza arakomanga cyane ati kabirigi. Papa arabyuka ati niki? Aravuga ati mubyuke vuba bagiye kubica. Yahise yiruka aravuga ati ngiye ndirutse namwe mubyuke vuba mugende. Papa yahise atubyutsa vuba tujya mu rutoki twari twegeranye, tugiye kubona mu kanya gato nta n'iminota 15 tubona interahamwe nyinshi ziraje ziyobowe na Peri wa Rwabayidade, bazanye nabo bita babijeberi, bazanye nabo bita banderera abanzi nabaja wa Mama Tupu, abo bari abaturanyi bacu. Baraje ntago batubonye, barasaka twasize inzu turimo kubareba, twebwe twari turi mu rutoki hafi yo mu rugo. Papa aravuga ati Gisimba Imana umugisha twari dupfuye. Turabareka baradushaka ati aba bantu babwiwe n'iki ko tuje kubica. Papa yabonye bikomeye dutangiye gutitira, bigezeho mu masaa 8:30 ahita avuga ati muzi tugiye kwa Shurubwiko. Shurubwiko yari umuturanyi twari duturanye, papa yabanye nawe cyane, yari inshuti ya papa. Turagenda tujyayo, turakomanga cyane mu rukerera, twahamaze iminsi 3. Twari duturanye na mukuru wanjye bitaga Mukarugambwa Leonsia, nawe ashyinguye hano. N'umwana we bita Pacifique. Yaraturanye n'urugo rwa musaza wacu bitaga wa Yezu Tarisisi, nawe yavuye hano bamugize intere, baje kumwica ntabwo tuzahari. Baragenda abana ba Mukarugambwa baragenda bahungira muri iyo nzu ya musaza wacu bitaga wa Yezu Tarisisi. Bagezemo bukeye hari interahamwe bita Matene twari duturanye n'abandi bagenzi babanaga muri Emerenide, baraje bafata essence basukamo babatwikiramo. Imana iradufasha ntago bapfiriyemo, bahise banyura mu madirishya barirukanka. Tumariye iminsi mikeya, twaje kuva aho hantu twari twihishe tugaruka mu rugo, habamo agahenge, ariko bwariraga ukabona na amahoro, bwacyo ukabona na amahoro, ubundi ukabona birahindutse nabwo baraje baraduteye. Mbese twahuye n'itotezwa riteye ubwoba. Noneho byarakomeje, turi muri ubwo buzima twarimo, twari tubumenyereye. Mu by'ukuri warareba gukibaza niba muri abantu iba batwitaga inyenzi ntago twari tuzizi, bakatwita inkotanyi. Noneho nsubiye inyuma gato bigeze kuvuga ko bagiye gushyingura Rwigema yapfuye. Basaza banjye bakajya babahekesha ibivovo, natwe tukagenda turi abanyeshuri tukabajya inyuma. N'abandi batutsi bari batuye hano muri Musanze baratotejwe barafungwa, abandi bakajya bajyana brigade, abandi bakabazana hano hari komine, hari hayobowe na Maniragaba Fabiani uwo bita Kadasokoza. Mbese ubutegetsi bubi bwari bushyigikiye ibiriho. Bigera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 1994, twari dufite ubukwe i Gatonde. Umukobwa wa Masenge bucura bwo kwa papa yari bushyingirwe hani Gatonde Gakenke. Nari bwambarire umugeni nge n'umwana mukuru wanjye. Twaragiye twe tugenda kare kugira ngo badutegure, hari ibyo twagombaga gukora, kwiga indirimbo tuzamuririmbira. Tugezeyo Perezida Habyarimana arapfa, ariko twebwe ntabwo twabimenye kuri radio. Masenge bo barabyumvise, bo bararabicaye. Bigeze mu rukerera Masenge araza aratubyutsa, aratubwira ati bana banjye ni mubyuke tugiye gupfa. Turamubaza habaye iki? Ngo Habyarimana yapfuye. Twakize nyinshi, ariko iyi ngiyo ntago turi buyikire. Masenge yari afite ubwoba bwinshi cyane, yari yakenyeye n'igitenge mu nda.
ubwo yaratubyikije rero tubasanga muri salo bicaye bafite ubwoba, hari haje famiye zari zaje gutaha ubukwe kwa masenge bicaye bafite ubwoba bwinshi. Turategereza buracya twirirwaho nta kibazo. Bigeze ku itariki 8 bukeye nko mu masaa 4 tugiye kubona tubona umusore wari bushake mubyara wanjye atumaho araza abwira kwa masenge ngo Mukamina barimo kwica, batangiye kwica, ngo duherekeze umugeni hanyuma bapfane. Umuhungu wari butware uwo mukobwa yari Marume, umukobwa nawe yari mubyara wanjye kwa masenge. Twaragiye rero turitegura turagenda duherekeza umugeni n'ibishyingirwa, tujyana n'abaturanyi babaho tubari inshuti zo kwa masenge, baraduherekeza. Tugeze hafi y'Ubusengo ahantu ruguru y'ahantu bita mu Rwungo, tukihagera tugiye kubona tubona urusaku rwinshi cyane rw'intera hamwe baturutse Busengo, baturutse ruguru yacu. Twagiye kubona tubona bafite imihoro, bafite nta mpongano y'imisumari, bafite intwaro gakondo. Nahise mfata mubyara wanjye ndamubwira nti turapfuye. Uwo twari tugiye gushyingira yari umukobwa w'intwari cyane utaragiraga ubwoba, ahita amyihanganisha arambwira ati ihangane. Mu kanya gato twari twohereje abakobwa bajya gusasira umukobwa, twagiye kubona tubona baturutse aho hantu bita mu Rwungo, tubona baje birukanka cyane, harimo n'utwana tw'uduhungu 3. Abo bana bari kumwe nabo bari abana ba Marume wa mama, bahise bo baza imbere birukanka, bakimbona baraza barambwira, barangije barambwira ngo nyogokuru basize muri toilette na barumuna babo, ngo bafunguye toilette, bafashe toilette yari aho ngaho abariyo babashyiramo. Abana barimo kwahagira cyane, ntangiye kurira. Uwo mubyara wanjye arambwira ati nturire. Ubwo izo ntera hamwe zaramanutse zitugeraho, twarahagaze. Mu kanya gato tugiye kubona tubona nyine n'aba bakobwa batugezeho, bahita babwira umukobwa twari twoherejeyo, bari bagiye gusasira umukobwa, harimo umwana w'umukobwa mukuru wanjye bitaga Mukangeruka Vestina, harimo n'umukobwa wa musaza wanjye bitaga Mukamurenzi. Baje birukanka intera hamwe ziri kubirukankaho, bakitugeraho bahita batubwira turi kumwe n'umugeni, baravango bageze kwa Marume, aho kuri uwo musore wari bukora ubukwe Marume, basanga umurambo uri hanze, basanga n'abandi bapfuye bari mu nzu. Ngo intera hamwe zahise zibirukankaho, baza birukanka. Ikintu umubyara wanjye yakoze, yahise akora ikimenyetso cy'umusaraba, aravuga ngo Imana ibakire. Ubwo ntabwo izo ntera hamwe zahagaze zirimo gushwana ngo batwice, babahutu twari turi kumwe badutwaje inzoga, barababwira ngo nimubihorere abo turabiyicira. Baraturetse koko bakomeje kujya impaka, ariko baratubabarira turagenda, ariko bohereza intumwa ijya kwa masenge kubabwira uko byagenze. Abantu bakuru baba bazi Ikinyarwanda cyabo, bahise bavuga ngo ibishyingirwa nibabijyane ku baturanyi. Hari impunzi bari baturanye b'inshuti zabo b'Ibutaro, niho bahise babijyana, ko niho bababwiye ngo babijyane ibyo bishyingirwa. Twarakomeje tujya mu rugo, dusanga bose bagize ubwoba. Hari data wacu wakoraga mu Gishwati bitaga Karemera Zakariya, yahise aza asanga n'abana be baje nyine bari aho ngaho, arishima, ariko nyine afitemo n'ubwoba, agerageza kutwereka ko nta bwoba, ariko yari afite ubwoba bwinshi cyane. Arampamagara n'abana be, aratubwira, bazana inzoga nyinshi, aratubwira ngo ngiye kubaha inzoga munywe, ngo hanyuma batwice tutumva. Fungura baratuduha, turanywa, nta nubwo twigeze dusinda. Hashize akanya rero ahita avuga ngo reka ajye gupfana n'umudamu we. Hari umukecuru bari baturanye w'umuhutukazi, barajyaniranye, bageze ahantu bita mu Bitanzi. Uwo mukecuru agaruka yirukanka, abwira masenge ngo asize data wacu bari kumukubita cyane, ariko tubwira ati sinzi ko akiri mu mwuga. Masenge yagize ubwoba bwinshi, aravuga ati akacu kashobotse. Ubwo abagabo twari kumwe bahise bavuga ngo reka barebe uko bajya kuri superfeture ya Busengo, barebe ko haba habonera ubukiriro, nibabona turi buhakirire barohereza umuntu uza kudutwara.
ubwo umugabo w'amasenge bitaga Batsinda Valence nawe ashyinguye hano, yahise agenda, n'undi bita Evariste n'abandi bene wabo baragenda, ariko ntabwo baje kutubwira uko byagenze kuko nabo ntabwo byabagendekeye neza. Twari aho ngaho turi kumwe n'abana b'abasore b'abavandimwe banjye, harimo abana b'abasaza banjye, harimo babyara banjye. Twari umuryango munini, Masengeri yarabyaye abana 12, ariko hasigaye umwe nawe ufite ubumuga biteye ubwoba, nawe ariho atariho. Hashize akanya, bibaye nko mu masaa 7, twagiye kubona tubona interahamwe, igitero cy'interahamwe giturutse ahantu bita mu Bigabiro, barimo kuvuza amafirimbi menshi, barimo gusahura mu Batutsi baho ngaho kuri uwo musozi, hari kwa mukuru wanjye niho bari gusahura. Twarababonye rero tubona birakomeye, baraduhamagara batubwira ko baje. Mu kanya gake hari umumama w'umuresponsable wari uturanye no kwa Masenge, yahise azayoboye icyo gitero, batugwamo nyine tubona baraje n'intwaro gakondo. Bamaze kutugeramo, njyewe nahise mbanyuramo ndirukanka, nayo ifite umwana wa mukuru wanjye uri mu myaka nk'ine. Ubwo abana b'abasaza banjye n'abana b'abakuru banjye barambwiye bati wowe hano ntabwo hamenyereye, nubona bikomeye wirukankane na bamwe. Hari umukobwa bita Claudine, we yahise anshirisira arambwira ati twirukanke. Ubwo duhita twiruka, mfashe wa mwana, na wa mwana wa mukuru wanjye bita Munange nawe anzi inyuma yirukanka. Tugezemo hirya gatoya hano hari umurima, numva bamukubise ubuhiri, nsubiza amaso inyuma. Nsubije amaso inyuma, kuharenga birananiye, ashaka gusubira inyuma. Wa mukobwa arampamagara ati mbabarira wirukanke. Ubwo nuko bigenze. Wa mwana yahise anyinyishura mu kaboko, baramufata. Nsubije amaso inyuma, mbona bamusubira kwa Masenge aho twari duturutse. Twahise twirukanka tugera ku rugo imbere, abakobwa 2 duhita tubabwira ngo baduhishe, bahita batujyana munsi y'urutaruri. Kumbi umuhungu wabo niwe wari uri kwica kwa Masenge. Byageze nimugoroba nka saa 9 tugiye kubona tubona aho imihoro yuzuye amara amababa, tumuhakanira ko nta nyama bari bafite hanze. Abo bakobwa baratubwira ati rero reka tubajyane muri inzu yo hanze, twebwe turarara mu nzu. Mama wabo yari amaze nk'ibyumweru 2 apfuye, bafite papa wabo ari ahandi hano ku rundi rugo, ariko nawe ngo arwara mu mutwe, bamwita bakenguje. Ubwo aho hano twaraharaye, buracya birakomera, turagenda badushyira ahantu mu ngarani, badushyiraho ibyatsi, imvura iragwa nyinshi cyane. Ubwo bari batangiye gukoresha imbwa bazambitse amayogi. Ubwo twagiye kubona tubona interahamwe ziraje nyinshi, tubona abagore barimo gushungera n'abana. Yambwa yaraje igera aho hafi yaho twari turi, ba bantu barirukanka baraza, yambwa iramuka cyane, baravuga ati ahantu hari inyenzi. Yambwa irahazenguruka cyane ati ahantu hari inyenzi. Noneho babakobwa bubonye ko bari bigiye kutubona, bafata amabuye barabatera ati mutuvire mu myaka, iruhande rwaho hari ibishyimbo. Ubwo tubona baragiye, barangira bati ahantu imbwa yakomeje gukomokera hari abantu. Barazamuka ruguru, bakimara kuzamuka hirya yacu hari igihuru n'ibishyimbo, harimo abakobwa 2, harimo n'abandi bahungu bari hirya. Hari n'akandi kana k'agahinja, mama wako yari yagasi, niba bari bamwishe ntago mbizi, bari bakorosha ibishora, kari agahinja. Twagiye kubona tubona yambwa ikageze hiramutse cyane, ikimara kumuka za nterahamwe zirahagarara, abamama barahagarara nabo barimo gushungera. Bahita mama bafata imyenda kakana kambaye bayigakuramo, bafata na bya bishora babigakuramo. Barangije izo nterahamwe ziravanga, twananiwe ngo mufata akana mwababyeyi. Abo bagore baravanga ntago barira akana k'inyenzi. Icyo bakoze bahise bavuga ngo noneho ngo ibi biroroshye,
bahise bafata kakana imbere yaho hari ikintu cy'ikibuye bahita bagafata bagakubita umutwe aho ngaho kahise gasandara. Yambwa yakomeje kugendagenda aho ngaho igwa kuri ba bakobwa hamwe bafite n'imigano isongoye, bafite n'ibiti, bafite na nta mpongano z'imisumari, bahise babageraho barabicaza babishyira ku murongo. Narabirebaga ndi muri icyo cyobo kubera ko bari badusigiye aho guhumekera. Babagezeho bavuza amafirimbi cyane, n'abandi bari hakurya baraza barabafasha. Babagore barashungera n'abana bahita bafashe ibintu by'imigozi babazirika amaboko inyuma, babaturuka inyuma abandi babaturuka imbere. Bahita babakubita nta mungano, abandi bakubita imihoro. Bafata bya bisongo bari bafite ibisongo bishyashya bakajya babacishamo, umwe n'ikimunyuremo bagacisha hirya bakanyuzamo n'undi. Nta nubwo bigeze babica ngo babahwanye. Abagore barishima bari aho ngaho, n'abana b'urubyiruko bari bahari bashungereye. Mbese nta bantu bari bakiba mu ngo zabo, harimo gushungera no kutwishima hejuru. Mugenzi wanjye twari kumwe yashatse kuva muri iyo ngarani twari kumwe, arambwira ngo se wabo 5 yariwe n'imbwa, arasara. Arambwira ati singiye kuzapfa nsaze, ngiye kugenda banyica. Ndamubwira nti oya, ashaka kundusha imbaraga. namurushaga ubunini, we andusha ubukuru. Ndamubwira komeza iramuka, baradushaka baratubura. Niko ba bakobwa bari gutera amabuye, tugiye kubona tubona kubera ko barangije akazi kabo kugenda. Bakigera ruguru gato, umwe ahita ababwira ati rero uriya muntu twishe n'uwo muri Nyakagezi. Ntabwo nari muzi kuko aho hantu ntabwo nari mpamenyereye. Arangije ahita abwira bagenzi be ngo musubire inyuma mbereke. Afata umuhoro, bari bafite imihoro mishyashya. Afata umuhoro, arangije bakata uwo muntu wari uri muri abo ngabo, bamukatamo hagati, bamukuramo inyama, bavugaga ko ari umutima. Bawushyira ku mushito, baravuga ngo bagiye kuwokereza mu biziba. Niho bagiye kuwokereza, bagenda bari kuwurwanira. Buri wese akavuga ngo bari barahanye igihango n'iwabo. Narabirebye numva ngize ubwoba, ndavuga nti turapfuye. Ndangije ndikomeza, ariko ndabana nakomeje mugenzi wanjye nawe ngiye gucika intege. Baragiye rero tuguma aho hantu tuza kuhava nijoro.